Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwebwe tubana hano kuri Eva Mama Lionel. Uyu munsi wa none twagiye kumwakira ku kibuga cy'indege aho yaravuye, aho agiye kugenda atubwira ahantu yaravuye. Mfite umunezero cyane, twari tugukumbuye mubyeyi. Muraho neza? Muraho cyane, nanjye nari mbakumbuye pe. Mu mahoro y'Imana. Namwe muyahorane. Nshimiye Imana ingejeje hano mu gihugu cyanjye. Ndumva meze nk'uri mu nzozi. Ariko inzozi zisohoye. Yego. Abantu rero abakunzi banjye basuhuje cyane. Benshi cyane baje kunyakira hano ku kibuga cy'indege. Bamaze iminsi bavuga bati kutaza. Nahageze kandi narindi mu murimo w'Imana mu gihugu cya Zambia, aho narindi gukorera Imana amanywa n'ijoro. Niyo mpamvu bamwe bari kumbonana n'umunaniro. Yego. Ariko tuvuye mu murimo w'Imana kandi byagenze neza. Abanyabyaha bakiriye agakiza. Yego. Indwara zirakira. Barabohoka. Abari bararose mu nzozi ko nzabahobera zibimpamo. Zibimpamo pe. Nabasuhuzaga bakarira bati twari twarabirose ko tuzaramukanya. Yego. Abaje kumva ubutumwa bwiza baturutse ahantu bagenda amasaha 6. Hari n'uwaturutse muri Amerika amenye ko nje Zambia. Kubera ko ariho hari hamworoheye. Aza kumva Imana iri muri jewe. Kandi Uwiteka akoranye nanjye mu bitwari. Yego. Ndamushimiye cyane ahabicyubahiro. Mu rugendo mwakoze cyangwa se mwivuga butumwa mwakoze, nk'insanganyamatsiko yakunejeje kuri tereni yihe? Kuri tere. Mbere yuko nkubaza urugendo rw'uwo munsi ko rwaye rumeze, kuri tere byabaga bimeze biti? Cyambere ukuntu nakiriwe ku kibuga cy'indege byari biryoshye. N'ubwuzu bwinshi. Kuri tere nararyohewe cyane kubona ubwoko bw'Imana bukicara bukamara iminsi 5 buri mu masengesho y'iminsi 5 buhaba amanywa n'ijoro. Kandi ukabona mu rusengero huzuyemo abantu baje gushaka Imana. Icyo kintu cyaranejeje cyane. Kubona abantu bumva ko umuhanuzi yageze mu gihugu. Bamwe bakaza aho ndi, abandi nkajya aho bari, abandi bashumba n'abapasiteri. Bakajya bansaranganya, aricyo bita gusaranganya. Kugeza ubwo itariki nagombera kugarukaho, agombaga kugaruka ku itariki 28, none ngeze hano ku itariki 7. Kugeza ubwo bongeresheje iminsi kugira ngo abantu babanze babohoke. Twaganiriye n'ibyiciro, ngo twaganirije abayobozi b'abandi, amateraniro, amasengesho, twagize impuguro. Uwiteka akoranye nanjye ibintu bikomeye cyane. Yego. Ikindi cyantangazaga nuko nabaga ndi nko mu modoka, bantwaye nkajya kubona nkabona abantu basakurije icyarimwe ngo dore igifaru. Imodoka bakaza kuyifata. Muri make nagira ngo mbwire abakunzi banjye ko nkunzwe. Yego. Mu byo Imana yagukoresheje kuri tere, wakoresheje buri tere igira umwihariko. Umwihariko wo muri Zambia wari uwuhe kuri tere yabo? Kuri tere ya Zambia umwihariko waho wa mbere no kubona abantu barimo babohoka bumva ijambo. Kabiri, yego, abantu baje aho ndi bamenye ko nahageze. Bamwe bafite ibibazo bikomeye. Ndibuka ko mu bantu nakiriye harimo umudokiteri wakira abantu barwaye indwara z'uburyo butandukanye. Yego. Imana arambwiye ngo nimusengere mufashe mu kiganza. Kuva uwo munsi nitazajya atera abantu n'abarwayi igiye kwakira, n'abafite batari gukira bahita bakira. Bwacya mpamagara ati bya bintu byakoze. Ati nari mfite umurwayi ufite ikibazo, sinshatse kukivuga kubera ukuntu kivugitse. Atari ko cyakemutse. Hanyuma hari abandi nasengeye, Imana ikajya impishurira ibintu bibatera n'injoro bitari mu nzozi, biza gutya by'ibisimba. Asengera n'amazi mu izina rya Yesu, kuko twaho butwari bwo guhindura amazi
amaraso bakajya kuyatera mu ngo zabo, ibyo bisimba ntibigaruke. yego byagenze neza cyane, mu ibyo biri mu bintu Imana yankoresheje. Ikindi urabona ko reka seringi bari bafite ibintu babitse, bumva barabuze umuntu biyumvamo ngo babivuge. Bamwe baririye muri iki gituza, abandi barapfukama baririra ku bibero baruzuza. Bari bafite ibintu bumva babuze umuntu bamenekera w'umumama. Abantu barabohoka. Hari abazagaho ndi buri munsi mbere yo kujya mu kazi bakabanza bakambwira bati dukoreho. Hanyuma rero urugo rwanyakiriye narwo size abana barira. Size abana barira kubera iki? Kubera urukundo. Urugo rwanyakiriye neza rw'umuvandimwe n'umugabo we n'abana. Amfashe neza cyane, ankoreye sekirite mu buryo bukomeye rwose. Ikindi nagerageje no kujya gusenga, kuko njye nkunda gusenga. Nagiye mu misozi yabo iryoshye cyane. Twagiriye ibihe bikomeye ku musozi mu butayu bita Zangazanga, aho umuntu agenda ibizimu byose akabihindura inzanga. Hanyuma nagezeho ntungura abantu. Mu musozi bawuzuye abantu benshi cyane. Nagezeho ntungura abantu ku buryo hari abambonaga bakamera nk'abikanze. Nibyo turabonekewe, ntabwo mubonekewe, ni jyewe. Yo bati ujute watumiye nandi amakuru menshi cyane. Nabona hasanze mu bandi banyakiriye harimo abo nigishije muri Ecole de Dimanche Ikibabara. Usanga bari gukora umurimo, mbasura muri za korari, barakuze. yego Ibintu Imana ikoze ni byinshi cyane. Izo ni ingingo z'ingenzi. Rero nkabambwira n'abakunzi banjye ko turi mu kwezi kwa gatanu, ukwezi kwitwa intambwe, aho Uwiteka yamishuriye ndi muri kiriya gihugu ngo manuka usengera abantu muri uku kwezi kwa gatanu, ukwezi kwitwa intambwe, aho ngiye guteza abantu intambwe mu buryo bukomeye, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. yego Murakoze cyane. murakoze. Tutarayenda kugira ngo mbarekure, ko hano hari abandi bantu turi kumwe nabo bafite ibyishimo bashobora kudusangiza imvamutima zabo. Urugendo rwawe rumeze gute kuva muri Zambia kugera aha ku kibuga cy'indege? Rwagoranye cyane. Impamvu ufite umunaniro, rwagoranye. Urumva nahagurutse Lusaka, Zambia. Numva ko nje Nairobi, nkaca Nairobi ku kibuga cy'indege cya Nairobi, nkahita nkomeza ku kibuga cyacu. Ariko nahagurutse Zambia, bita tujya Harare, Zimbabwe, gufata abandi bagenzi. Hanyuma tuvayo tugaruka Nairobi. Nagize twazungurutse isi cyane, ariko byari no mu masezerano Imana yambwiye ko nzazunguruka. Amen. Byari no mu masezerano Imana yambwiye ko nzazenguruka. Kamwe mu gakoryo wakoze ubwo watindaga mu modoka mu ndege ni nk'akahe? Umunsi nta kintu nataye, noneho nta gashya nsizemo, usibye kubona abantu banzi nyine mu ndege ntibiyumanganye. Abazimu oya nta mukecuru ukora ibyo. Okay. Mbo reka twegere barakagira umukozi w'Imana, turi kumwe nawe. Murakoze cyane. Murakoze. Aho neza. Yesu nahimbazwe cyane. Yego Imana ishimwe. Muri hano twaje kwakira Mama Lionel. Ibyishimo mufite bimeze biti? Buriya kwishima se ugira ngo ni umunsi umwe, ahubwo urukundo mufite rungana. Nawe ubaye wishimye kuko ari ikintu cyabaye rimwe, wazarinda upfa utishimye kuko icyo kintu ntigihora kiba. Yego. Ahubwo kubera ko uhorana ibyishimo, ahubwo uhora uza kongera kuri bya byishimo n'ubundi. Turishimye rero, ntabwo ari abantu benshi bagenda ngo bagaruke, nta nubwo ari abakora ingendo ngo bazisoze amahoro. Yego. Tuba twishimiye rero ko wacu mugenzi wacu agiye mu murimo w'Imana, amakuru tukayumva ko ari meza, yanaza
tugasanga nanone aracyari muzima kandi akahagira amahoro. Nibyo byishimo tuba dufite ubundi. Kwishima byo umuntu agomba kwishima buri munsi kuko Bibiliya ivuga ngo mwishime iteka. Murakoze cyane. Yego, ni isomo, ubutumwa, inama wagira abakozi b'Imana bakora ingendo, yaba abagenda ntibagaruke, yaba abagenda bakagaruka, ni irihe? Buriya baragaruka nuko batagarukaho nuko batanyura aho banyuze bagenda, ariko akenshi burya baragaruka kuko niyo atagarutse n'amaguru ibitekerezo babizi. Yego, kutagaruka rero keretse washizemo umwuka, ariko umuntu wese wagiye burya aranagaruka, yaba wagiye neza yaba n'ugiye ahemutse burya aragaruka, kuko agaruka avuga ati narahemutse, umutima wuhora ukora icyo. n'utagarutse ahora yibuka inshuti akibuka abavandimwe. Hanyuma ubutumwa bw'abakozi rero b'Imana, hano turabaha ubuhe butumwa? Ntabwo tubaha. Hari abantu baba bavuga bati kujya kuvuga ubutumwa hanze rimwe na rimwe ni ubwiyemezi, abandi bati none se ubwo niba bo biyemera, niba bo batiyemera ngaho bazagenda atari bwo bagiye kuvuga, cyangwa niba bo batiyemera bazabone ubutumire bubatumira. Yego, iyo uri hejuru ntugakine wawe. Iyo Imana yaguhamagaye amavuta ararutana, tujye tubyemera. Iyo Imana yaguhaye iba yaraguhaye. Iyo uri ukenewe, aho ukenewe urahaboneka. Rero ntabwo none se kujya gukorera Imana ni ukwiyemera, ahubwo igihe cyageze umuntu aragenda kandi agakorera Imana nk'Imana, akagaruka nkawe, Imana ikagomeza kwitwa Imana. Nta butumwa ari bwo kubaha rero, ahubwo bukeretse uwabuha uwo nguwo uvuga ngo se ngo ni ukwiyemera. Turi mu isi nouveau mondial, turi mu isi nshya, turi mu isi ikeneye amakuru. Kandi ikindi nanone, kutavuga imbaraga z'Imana bingana no kunanuka k'umutima. Ibi byose rero abantu baba bakora, baba bagiye bakagaruka bakavuga amakuru y'uko bagiye, bibabaza nyine uwababaye, ariko binezeza unezerwa. Rero biratunezeza, niyo mpamvu tuza kumwakira, cyane ko tudaharaye kugenda natwe Imana yaduhaye umugisha, kandi twamenye agaciro ko gukandagiza ibirenge hasi, uvuye hejuru ugahura n'abantu bamaze akanya hasi, ni ukongera ukakira ikirere gishyashya, kandi ukongera ukiyumvamo abantu. Ntabwo turi babandi rero bavuga ngo urakaza urisanga, ahubwo arakaza aradusanga. Niyo mpamvu tuba twaje kwakira umuvandimwe, kandi tukanamwakira uretse n'ubuvandimwe n'umuryango. Yego, murakoze cyane, ndabashimiye. Ndadusoza akantu kamwe konyine, niyihe nama cyangwa se ni akahe kantu wari ufite ku mutima wabwira abakurikirana Eva Mama Lionel? Nta kindi nababwira, no gukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana. Hanyuma icyo twahamagariwe ni ukugawa no gushimwa, tukakomeza kubana n'abashima, ariko kandi tukakomeza kubana n'abagaya, kuko nta wakora ibintu byose ngo binezeze abantu. Yego, hari akantu perezida yavuze, nari ngiye kukongorera nsanga uri kuri kamera. Ntacyo kambwira, ntabwo nzabivuga. Yari arimo arahiza abaminisitiri, noneho arababwira ngo ubu rero muraje mugira ubwoba, ngo bitangazamakuru ngo naba abantu batyaje akanwa ko kuvuga ngo baza batangira bavuga ibyo muzi n'ibyo mutazi, ibyo mwakoze n'ibyo mutakoze, ngo gukora inshingano zanyu bibananire. Aterega burya natwe baratuvuga. Kahise kanyereka ko kumbe uwatinyuka kuvuga perezida akavuga minisitiri, yananirwa kuvuga barakagira inyonga igare. Burya natwe baratuvuga, ariko amahirwe ni uko nta muntu ubura ubuhamya bwiza, biterwa n'uwo wabajije. Yego, rero kuri twebwe tuzi ubuhamya bwe kandi bwiza, niyo mpamvu tumukunda. Kagira arakoze cyane, kandi twiyegereje umukozi w'Imana Rukundo, Prophet Imana y'amahoro iguhe umugisha. Rukundo, murakoze cyane rwose, murabona ko mfite ibyishimo byinshi. Ibyishimo wabikuye he? Ubu nari naje kureba Mama Lionel, umubyeyi wanjye, mu bakozi b'Imana banyubaka cyane, kandi mwigiraho ubutwari no kudacika intege, kandi nkamwigiraho imbaraga no gushyigikira bagenzi be mu bw'ivugabutumwa. Bari naje kugira ngo nanjye murebe, muhereze welcome, kandi nanjye mbumwe mu bavuga ngo burya umurimo w'Imana ukomeze waguke kuri we. Yego, shyigikira ivugabutumwa muri we. Yego, nibe byishimo
niki cyakunejeje ukibona Mama Lionel? hari ibintu bigeze kuri bitatu. Icya mbere namubonyemo imbaraga z'Imana ku rwego rukomeye kuko njye wakinansohoza yambwiye ati kuba ugize umugisha tukaba tunahuza hari ibintu biremereye ugiye kwakira muri uku kwezi. Rero biragaragara ko amavuta y'Imana muriho, kandi ikindi namubonyeho cya kabiri gikomeye, namubonyeho kongera kuba afite ubumwe hamwe n'umuryango we. Abakozi Imana benshi mu buryo bw'ivugabutumwa hari igihe usanga mu buryo bugiye butandukanye kuba bakorera Imana ari byiza, ariko umuryango usanga atari sawa. Ariko umuryango wari uhari, umutware we, abana, natwe nk'inshuti z'umuryango duhari, ni kimwe mu kintu cyanejeje. Mbona ko ivugabutumwa ntabwo ari ivugabutumwa afite mu buryo bw'isengero, mu buryo bwo mu bantu bugiye butandukanye, ahubwo no mu rugo iwe afite ivugabutumwa ko n'umwe mu badamu, mu babyeyi Imana yahagurukije kandi ku rwego rukomeye cyane. Kandi gatatu, umwe mu babyeyi nabonye noneho ahubwo abantu bamwitege, azanye ibindi bisubizo mu bantu b'Imana. Yego. Azanye ibisubizo mu bantu b'Imana, kandi nanjye nizeye ko natangiye kubyakira kuko nahuye n'umuntu w'Imana, Imana yahamagaye. Yego. Hanyuma yenda ukurikije ivugabutumwa riri social media, ugakurikiza n'iyicano ya Evangeliste Mama Lionel, niki kintu wabwira abantu ku buryo bakunezezwa baza bakurikiye muri rivugabutumwa? Ahubwo umuntu waba atariyandikisha akore subscribe nkajya hakurikira yarahombye cyane, kuko umwe mu babyeyi bafite ivugabutumwa rijyana abantu kuri Kristo, rifite umuzi w'ubugingo. Kuko abantu benshi hari ivugabutumwa bafite, singiye kubavuga kuko si ngombwa cyane, ariko wakumva inyigisho bafite ukumva n'inyigisho zikundisha abantu iby'isi cyane kuruta iby'ijuru. Ariko we ikintu kimuranga cya mbere, afite ivugabutumwa rishingiye kuri Kristo, kandi ikindi cya kabiri ni umwe mu babyeyi bari mu bwenge bw'Imana. Ivugabutumwa ririmo n'impuguro kububatse, kandi niyo ugize umugisha ukamukurikirana online hari ibisubizo wakira, kuko afite imbaraga z'Imana kugera ku kigero cy'uko unamukurikira ivugabutumwa rye uri online ukabohoka. Singe njyenyine, hari n'abandi benshi nagiye nohereza link ye, bakagenda babohoka, bakagenda babona ibitangaza by'Imana, bakagenda babona kugirirwa neza n'Imana. Kandi noneho ikindi kintu gikomeye, iyi shene ndakangura abantu pe batarakora subscribe kuri Mama Lionel. Aha niho hantu nabonye hari n'ivugabutumwa ariko rijyana n'imirimo. Yego, n'ivugabutumwa rijyana n'imirimo, kandi ku buryo bugiye bugaragara. Ahubwo hari n'igihe njya nibaza impamvu rimwe na rimwe atanabishyira hano kuri online babibone. Akunda kugira imirimo y'ibanga cyane, ariko nkunda nuko mu bimugaragaraho, mu bimuranga, agira n'ivugabutumwa ry'imirimo kandi rishingiye ku ijambo ry'Imana. Bigana ubutumwa bwiza bwo kuburira isi bakakizwa, abantu benshi bakabohoka, abantu benshi bakabona Imana. Afite ubwiza bw'Imana, afite imbaraga z'Imana zimuriho kandi zihesha abantu gukira, zihesha abantu kubohoka. Nanjye reganda umwe mu bantu bari bakurikiye iki gicaniro mbere tutaramenyana cyane, ariko maze gukurikira iki gicaniro nari mfite uburwayi bukomeye cyane bw'ubuhumekero. Imana iza kunkiza mukurikiye online gusa. Urumva rero imbaraga z'Imana zimurimo zirenga umupaka. Iyo uhageze urabuhoka, iyo uhageze ubona ibyishimo. Tumwe mu bantu babotse ngira depression, kubona agahinda gakabije, nanjye ngira kuri level yo gukorera Imana no kwiyemeza kuyamamaza biturutse ku uyu mubyeyi. Niyo mpamvu rero abamukunda, abamushyigikira bose bahabwa umugisha. Ariko cyane cyane iyi shene ni imwe muri shene nakangurira abantu kuko utarayikurikira warahombye rwose. Mwarahombye cyane, ahubwo muhahagarare, muhabe, ubundi ubuzima bwanyu munsi y'umwuka buzarushaho kugenda neza cyane. Yego cyane. Yego, urakoze cyane. Dusoza tugiye gutangira igicaniro cyitwa Intambwe. Yego. Intambwe muri Kristo Yesu, intambwe mu buzima busanzwe, intambwe. Nirihe jambo rimwe wabwira abakurikirana Eva Mama Lionel ku kijyanye n'intambwe no gutezwa intambwe, ukurikije ibyo wahungukiye? Cyane hari ibintu nka bitatu numva navuga. Ikintu cya mbere nabwira ku batukurikiye iki gicaniro nuko bagiye kugira intambwe mu buryo bw'umwuka. Nuzagira umugisha ugakurikira igicaniro, kandi nkangura no kugikurikira, kuko aha ni hamwe
mu hantu abazahakurikira uzakira intambwe mu buryo bw'umwuka, uzakira intambwe mu buryo bw'iterambere, uzakira intambwe mu buryo bw'agakiza ku muryango, ndetse hazaboneka n'intambwe mu buryo bw'abantu bava ku rwego rumwe bakagera ku rundi. Rero umuntu wese uri hano kwa kino gicaniro cya Iva Mama Lionel, ndamukangurira, ndamushishikariza, mbega nuzabura hano uzahomba ibintu byinshi cyane. Tuzagira intambwe, nanjye kandi pe ndi umwe mu bantu biteguye kubona iyo ntambwe. Uzi ko nanjye ku bw'aya mavuta y'ukwezi kwa gatanu hari intambwe nanjye natangiye kwakira, nzi neza ko Imana izabikora kandi munyuzemo mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Amen. Urakoze cyane. Ndagushimiye cyane. Imana iguha umugisha, wakoze kuza kwakira umubyeyi, kandi nawe Uwiteka agiye mu byawe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom.